urashyira cyose mwiki umuntu w'Imana wibaze mfuye nyine urumva nge ndumva umutima wanjye wawo umaze ibyo genda ukunda Imana rwose nanjye ndeke kandi Imana iturimo nganda kunda Imana ikurimo basi sibyo cyangye niba ari ibyo ndayifanuye Imana nayivuyeho byarangiye uya nta nuko agiye yuhakana Imana uya ese hano nta bayobozi mugira oya abayobozi se basabye kamubwira ko mushaka inde genda umbwire manager wanyu ko mushaka oya kandi yari ngewe nyine waje ntago ari ikintu kibihumura reka nkubwire ngewe ntabwo wabonye ko ufite impano igihe nawe tutunga ko kubugishije ukuri isi yo mpano ni gati cy'ubundi ngewe urumva ngewe uriya tuzicarana mu giti cyunga urumva ducungane n'abaducunga tuzana imisambi vuze kuri kwimaniza nibi bikoko byose bizahita bihunga Sister, can you kuzana cyane hasi Akonje tubafashe Nase sister mwitwa bande se ko twabakoze ibyo nabyo murabyakiriza oya nyine kwakira nyine ndashaka kutumenya natubiraho ko nziranye se n'abantu benshi bane byakugora ntago byangora nyine twamenyana nyine biraho kuko nyine ngiye nyikubona nyine nahise bafoka nyine nagukunze tu ugendera ku cyo ujya gukunda umuntu abanyabwande hagiye ubona nk'imiterere cyangwa se ukabona uburyo nyine ameze buriya ngiye mfite impano yo kureba buriya kuko ngiye mfite impano ya tara yanjye ngewe y'amaso ya gutya urumva wana mfite uburyo nyine nshaka kwitandira mu mutima wawe nyine byihuse cyane nkahita mbona nyine ufite umutima mwiza warebye ubona nagukunda ngo usubize bigishyushye se ngewe nyine urumva kunkunda nyine nanjye nibyo nshaka nyine ako nyine ngiye kwa ufite tara yanjye gutya byahise bituma nyine mpita mbona mu mutima rwose uko bimeze nyine ahubwo ngiye ndabona wanankunze hako sigaye abantu sigaye baca imigani ku manywa nyabu gute se sister nukuri nukuri nakunze pe wankunze wambaye n'akantu keza uretse ubanza utangire neza nako subiramo ako kantu neza ngewe nyine nagukunze urumva nahise ndeba nyine mu mutima wawe gutya mbona rwose n'uwanjye birahuriramo neza urumva rero nta mpamvu ufite yo kumbwira ngo nyine ngo ntabwo ngunda kandi ngiye mbibona ko wankunze ahubwo bakuzane n'akandi kantu ahubwo reka nongere ngusukiremo ako mana yanjye ese satani asigaye akora no ku manywa nawe akora nijoro gusa ntabwo ari satani uzi nyine reka Imana yavuze ngo dukunda nose ushingira kuki nyine reka mbaje ngo baze gatoya abakiriya bose babaganiye murabakunda mukana byo byita kubangama kwiyoma nose nkubaze gatoya ampaya kanya baza wisanzuye nta kibazo ampaya kanya kandi akanya n'akanya nakagwaye nari bindi akagwaye ngambwira nyine Waza ushaka kumbwira nyine akantu keza akanya ndakaguha. Oya sako ndi kugusaba ko wagenda hari byo nari gutekereza. Nase nanjye byibuze nanjye wamumwanya nyine nkakuganiriza. Urumva wambaye akantu keza saka karoga gure ku bintu mutaguze. Oya ngiye ariko ntakakugurira ubundi se nabwirwa n'iki kutari satani wahita ushinisha kure. Oya ntajyega nkoreho turebe. Ntabwo nahashya ngenda bizi neza. Ese ubundi ukora hano cyangwa uje bigutunguye? Urabona ngiye ntambaye n'imyenda ya Silve. Ngiye waje guseriva ahubwo se nyine nagukunze umeze nk'akazuba ko mu musesi w'imunga. Urumva nyine burangiye wemeye kudukundana. Ngiye tugakundana. Eba nazakujyana nyine ahantu nyine muri paradizo. Urumva ngiye ntago nshaka kuzajya mu ijuru. Urumva nta muntu mfite dukundana nawe nyine twazajyana
twazajyana mu ijuru buriya Imana igahita iduha umugisha nyine tukahita dukorera n'ubukwe mu ijuru. Amen kabisa. Gusa ibyo byose uvuze ntacyo bitwaye, gusa igisubizo nagusubizanye mu mwanya ntabwo byakunda. Yego. Uyu mwanya kandi ntawugwaye rwose isanzure nta kibazo mbwire nta kibazo. Ase kuki abantu b'iyi minsi mutakimenya inzego abantu babariza? Oya je wambwira nyine kandi nyine uyazana ngufashe nta kibazo. Oya ntanagufasha kanyereke neza ubundi manze musobanurire neza ukuntu ibintu bimeze. Bimeze icyambere wankunze cyakabiri ugaceceka nkagusobanurira naje hano nk'umukiriya. Icyambere wankunze ako urabona ino mana ngewe nawe itadutunga ubundi ngewe twajya muri Amerika mbabarira muri za Dubai urumva iwana ngewe nakujyana ku mazi urumva ngewe kwanza no kunkandagira ese we pole ntabwo nongera kugukandagira rwose ariko nyine ntabwo wankunze ariko ndumva ari byiza ko wahije itegeko ry'Imana naravuze ngo mukundane si ngombwa ngo nanjye mukunda ariko niruhukije nyine ngo dukurikirane nyine iryo tegeko ry'Imana kandi nyine urumva nyine Imana yavuze ngo dukundane si byose burya koko umuntu ahora isi yose imutegereje. Ngewe n'aka kantu keza ufite nazagura n'akandi urumva nose nyine basi sibyo basi nyine wenda reka ngwe sibyo basi nyine nkwakire sibyo akira ngo usubize nibi ariko mbona umvira oya winsubiza ahubwo ni wowe urambugije none inyota iranyishe. Oya nta kibazo wanywa nta kibazo wanywa none se ngewe nitwa Bikorimana Vincent cyangwa se Kadihira ni umwana mwiza nyine wowe nawe wanyibwira nyine kugira ngo nyine urukundo rwacu tukwinjiremo nyine tumeze neza. Si mfite kwibwira umuntu ntazi. Oya ngiye nakwibwiye ariko yego nyine nose ngubu nta nubwo najya nananyereza n'ibintu nkaza nkabigwangewe urumva ariko tugakora urarebye mbonamo inzara. Oya ntabwo ubonyemo inzara icyo uri kuba ntajya nyikugurira nyine none se njya kuzana naguhaye komande yuko ndi buze kwishyura. Oya ako ngiye burana nakwishyurira burana n'icyo gihari nta kwishyurira kunyishyurira byihorere icyo nkwisabiye ni ukugenda ukandeka hari iki. Oya ngiye ntabwo nakureka ni ukuri ngiye burana gukunda urankunda nanjye mfite uwo nkunda rero si wowe. Oya arahari no simbikemuye ako wankunda niyo wangira uwa kabiri nta kibazo ariko mana y'isi n'uwa kabiri arahari ngaho genda uwa gatatu se uwa gatatu ntawe nshaka nyine ngewe ntihangane nyine nkunde ako ibanza bireba uzi ukuntu wambaye neza ibyo byo ndabizi kuko naje hano mbizi wambaye neza ewana ni ukuri ngewe ubundi nanjye nagukunze niba ushaka kumva niyahura rwose urumva sha niba ushaka niyahura ngo n'indege zirashya none wowe nturi indege nturi igare nturi moto umuntu w'Imana umuntu w'Imana wibaze mfuye nyine urumva nge ndumva umutima wanjye wawuma sibyo genda ukunda Imana rwose nanjye ndeke kandi Imana iturimo nganda akunda Imana ikurimo basi sibyo cyangye niba ari ibyo ndayifanuye Imana nayivuyeho byarangiye oya ntukajye wihakana Imana oya ese hano nta bayobozi mugira. Oya abayobozi se basabye kamubwira ko mushaka inde genda umbwire manager wanyu ko mushaka nta. Oya kandi ari ngewe nyine waje ntago ari ikintu kibiho reka nkubwire ngewe ntabwo wabonye ko ufite impano ngiye nawe tutunga ko kuvugishije ukuri ese iyo mpano ni gati cy'ubundi ngewe urumva ngewe buriya tuzicarana mu gitunga urumva ducungane n'abaducunga tuzana imisambi vuze kuri kwimaniza nibi bikoko byose bizahita bihunga ni ukuri nurangiza untunge unturishe wankunze ni ukuri umva nagukunze cyane ako bundi ubu ahantu hose umuntu yasakera ikirenge cyanyerekeje aho yaba bari bagiciye wambabariye oya ngiye ni ukuri ngiye ntabwo kandi nyine ubyumve akira ibyawe ngendere oya soma none se ko ndeba wampagase ntago wanyakira ngo mbyaze ngenda kumira ijisho wambabariye ko oya wowe ngo nta kibazo ukabyara kamamagare manager hano aza kunkure hano ntabwo uri mwiza sister ngiye buri areka ngwe sibyo ako kwazi ubundi ngago ako ngereka ngwe sibyo ndaho gahabwa
nyine basi reka kubwira sibyo reka nkubwire sibyo ngiye basi sibyo ngambwira muteze amatwi nongeho n'amaso n'amaguru ngewe basi nyine ngewe basi niba nyine ngewe hari ubwo wari wica umuntu kuva witwa wowe wabaho hari umuntu wagirira nabi bwira basi niba wari wowe wishe ngewe niba wanze kunkunda niyahura amaraso yanjye azakubazwe ngewe urumva azakubazwe shabanya batanga inkundu mbwira aho ugiye kujya nkwerekeze nyabo ikiziriko ndakikugurira ngewe nindamuka yewe niba ari n'umuti w'imbeba sume yapanya ndayigura ngewe nindamuka apfuye kubera yuko ngewe nagukunze ukanyanga niyahuye amaraso yanjye azakubazwe nge ndigendeye mbwira aho ugiye kujya nkwerekeze kandi niyahura imana izabikubaza ntabwo uzajya mu ijuru amagambo menshi ndigendeye kora ugabanya amagambo ndigendeye ahubwo reka nkwerekeze ntajya nicyo nibagirwa amaraso yanjye azakubazwe amaraso yanjye azakubazwe nge ndigendeye wabona ngo ukize ndigendeye